Oh. Peptane iboneka mu buryo butatu. Kuri mbese iyo ugiye kwandika kuri ingredient list, physical sunscreen na chemical sunscreen uburyo zitandukanye mu mimaro yayo, ubundi uzihitiremo iyo uzajya ukoresha. Chemical sunscreen nkuko maze kubivuga zoroshya uruhu. Mu wundi mumaro wayo zifasha uruhu gukora amavuta make. Ziri inyinshi ni anti-aging, zirafasha cyane muri process ya anti-aging. Gusa physical sunscreen umumaro wazo nuko zirahendutse, kandi iyo ushaka gukora exfoliation ahantu hanini ku ruhu rwawe nizo zifasha, kuko nabwo wabona toner yakwira umubiri wose, wafata ukisiga umubiri wose. Ariko physical scrub ikiganza kimwe gishobora gukuba umubiri wose kikawurangiza. Urumva ko zo zirahendutse cyane. Collagen type 1 na type 3 arizo nziza ku ruhu. Noneho okay, twagarutse. Nuza exfoliation irimo amoko 5. Hari physical exfoliation, hakaza chemical exfoliation, hakaza chemophysical, hakaza carbon peeling, hakaza carbon peeling na hamwe na laser, kugira ngo bize korohera uruhu kwita reprocessinga vuba. Ikindi naguhitiramo ni kuba ingredient bibaye byiza zaba barazisusinze. Niyo terme dukoresha kuzishaki ku barazikuze. Mashuza ntabwo mpamvu